wigeze urota ikiyaga ukarota ikivu? Abantu bavuka ku mazi, bavuka Igisenyi, bavuka ku Kivu, abantu bavuka mu biyaga ngo bya Burera, bya Ruhondo, bya Muhazi n'ibindi, wigeze urota ukarota uri mu kiyaga? Swate mu nyanja se urarose, urose ikiyaga, urose inyanja, urose uri mu kiyaga. Waba warigeze ubirota kurota ikiyaga muri rusange? Wigeze urota ikiyaga? Uyu munsi ndashaka kukubwira inzozi zigera kuri 20 zo kurota ikiyaga. Birashoboka ko wigeze ukirota. Wigeze urota ikiyaga kise cyuzuye, cyangwa se ukakirota cyakamye? Wigeze se urota urimo kurengerwa n'amazi y'ikiyaga? Wigeze se urota ikiyaga gifite umuyaga mwinshi? Wigeze se urota ikiyaga gituje cyane nijoro? Wigeze urota ikiyaga se kirimo ibinyabuzima nk'amafi, isambaza, kirimo amashonzi n'ibindi bitandukanye, urota icyo kiyaga? None se wigeze urota se basi urimo kucyambuka? Wigeze urota se ikiyaga, kurota ikiyaga ariko ukakibona kiri kure? Ibyo byose rero bifite icyo bisobanura, bifite icyo bivuze. Niba warigeze urota ikiyaga, menya ko iyo ni message ikomeye Imana yari irimo kuguhereza. Uyu munsi ndashaka kukubwira ubusobanuro 20 bwo kurota ikiyaga. Ngwinginga kugira ngo utangirane natwe, uze gusozana natwe kugira ngo usobanukirwe neza, kuko ni message Imana yaguhaye kandi ukwiye gusengera kugira ngo amateka yawe ahinduke. Buri muntu wese uri mu isi, Imana ivugana nawe. Ibibazo tugira ni ukutamenya uburyo ki Imana ituvugishamo. Niba warigeze urota ikiyaga, iyi ni message idasanzwe, iyi ni message ikomeye Imana yari irimo kuguhereza. Nubisuzugure, nubikerense, kubera ko Imana yaguhaye ino message kugira ngo uyisengere. Rero niba warigeze kurota ikiyaga, mu mwanya wo kugira ngo ubwire ubusobanuro bwo kurota ikiyaga. Hanyuma ngwinginga kugira ngo ukore subscribe niba utarayikoze, kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe mu biganiro byacu by'ubutaha. Imana iguhe umugisha, neza y'Imana ikubeho. Reka duhere ku busobanuro bwa mbere. Wigeze urota ikiyaga gituje? Bivuze iki? Bivuze ko Imana igiye kuguha amahoro yo mu mutima ndetse n'ubuzima butuje. Ubusobanuro bwa kabiri. Wigeze se kurota ikiyaga kirimo amazi meza? Bisobanura iki? Bisobanura ibintu bigera kuri 2 by'ingenzi. Bisobanura ibyishimo n'imigisha, ndetse bigasobanura n'ibihe byiza. Niba warigeze urota ikiyaga kirimo amazi meza, menya ko ari icyo bisobanura. Ubusobanuro bwa gatatu. Wigeze se kurota ikiyaga kirimo amazi yanduye? Bisobanura ibintu nka bingahe? Bisobanura ibintu nka 2. Bisobanura icya mbere, bisobanura stress. Niba wararose ikiyaga kirimo amazi yanduye, bisobanura stress. Icya kabiri bigasobanura ibibazo. Icya gatatu bigasobanura amarangamutima yawe adahagaze neza. Reka turebe ubusobanuro bwa 4. Wigeze se kurota urimo koga mu kiyaga? Bisobanura iki? Bishobora kuba bisobanura kwiga guhangana, bisobanura ko kwinjira mu marangamutima yawe cyangwa se guhangana n'ibibazo. Niba warigeze urota urimo koga mu kiyaga, bisobanura ko uri mu gihe cy'ibibazo byinshi, ariko kurimo kwiga cyangwa se ko ugiye guhabwa imbaraga zo guhangana n'ibibazo byawe. Wigeze se kurota urimo kuroba mu kiyaga? Bishobora gusobanura iki? Bisobanura amahirwe cyangwa se ibisubizo ugiye kubona mu buzima. Reka turebe ubusobanuro bwa 6. Wigeze se urota ikiyaga cyuzuye? Bisobanura iki? Bisobanura amarangamutima menshi, cyangwa se bigasobanura ko hari ibibazo byinshi bigiye kuza by'uruhuri. Nshuti mukundwa mwene data, wibutsa ko tugira amateraniro ya deliverance, amateraniro yo kubohoka arimo na healing. Imana irimo irakiza indwara zikomeye. Imana irimo irahindura amateka y'ubuzima bw'abantu benshi. Irimo irakiza indwara zidakira, izo
abaganga bavuga ngo ntizikira, Imana tubonye irimo kuzikiza. Tugira ayo materaniro yo kubohoka, abo Imana iri gukura abantu mu migozi no mu myuka y'akarande. Ni amateraniro tugira kuri Zoom. Ayo materaniro tuyagira kuri Zoom. Iyo umuntu ashaka kubana natwe aratwandikira, nimero yacu iba ihari muri description cyangwa se no muri video zacu tuba twayishyizemo. Hanyuma iyo umaze kutwandikira tuguhereza link kuri WhatsApp, tukaguha na gahunda yacu y'amateraniro. Iyo ushoboye kuza tugira n'amasengesho y'umwihariko. Iyo ushoboye kuza uraza tugafatanya tugasenga. Niba rero hari inzozi warose, tuba dukwiye kuzisengera kugira ngo nazo Imana izihindure umugisha. Reka turebe ubusobanuro bwa 7. Wigeze urota ikiyaga cyakamye? Bisobanura iki? Bisobanura ubwihebe bwinshi bugiye kugutungura. Icya kabiri bigasobanura ko ugiye kubura amahirwe. Icya gatatu bisobanura yuko igihe cyawe kigiye gupfa ubusa. Niyo mpamvu ukeneye kuza kugira ngo dufatanye gusenga, twinjire mu masengesho ya deliverance. Ubusobanuro bwa 8, nurota urimo kurengerwa n'amazi y'ikiyaga, ubwo ni ukuvuga ngo urimo kurohama mu mazi. Biba bivuze iki? Biba bivuze ko hari ibibazo byinshi bigiye kugukandamiza. Ikindi cya kabiri biba bisobanura ko hari umwuka w'urupfu ushaka kukumira. Ubusobanuro bwa 9, wigeze se urota ikiyaga gifite umuyaga? Bisobanura iki? Bisobanura ko hari impinduka mbi zigiye kubaho, cyangwa se ko hagiye kuba ihungabana mu buzima, ihungabana ry'ubuzima. Reka turebe ubusobanuro bwa 10. Wigeze se kurota ikiyaga gituje cyane nijoro? Bisobanura iki? Bisobanura ko ugiye kwinjira mu gihe cyo gutekereza cyane, cyangwa se ko uba mu buzima byo kwibaza ku by'ubuzima. So ugiye kwinjira mu gihe ukunda cyane kwibaza ku bintu bijyanye n'ubuzima. Kurota ikiyaga kirimo ibinyabuzima, urumva urugero nk'amafi, harimo isambaza, harimo nyine ibintu byo mu mazi biribwe binyanyanja. Bivuze iki? Bisobanura imigisha ndetse n'amahirwe yihishe. So biba bisobanura iki? Biba bisobanura yuko hari imigisha iri imbere yawe ndetse n'amahirwe yihishe, kandi kugira ngo uyagereho biba bigusaba kugira ngo ukoreshe ubwonko, ukoreshe umutwe, ukoreshe n'imbaraga kugira ngo ayo mahirwe akuri imbere ubone ukuntu yasarura. Ubusobanuro bwa 12, kurota urimo kwambuka ikiyaga biba bivuze iki? Biba bivuze ko ugiye guhindura icyiciro cy'ubuzima. Ubuzima wari urimo ugiye kubuta, hanyuma hari ubundi buzima ugiye kwinjiramo. Ikindi cya kabiri ukwiye no kubisengera cyane, kuko biba bishobora no gusobanura urupfu, ariko urupfu rw'umugeni, urupfu rwo gutaha k'umurokore. So rero niyo mpamvu tuba dukwiye gusengera inzozi zacu kugira ngo Uwiteka zihindure umugisha. Niyo mpamvu y'ayo masengesho yacu, ayo materaniro yacu, tugira igihe cyacu cyo gusenga cyane kurusha guterana. Nicyo gihe dukora. Rero hazamo umuntu ushaka gusenga, undi muntu ushaka ibindi bintu bitari ugusenga, ntabwo uwo dukorana. Wigeze se urota ariko ukarota ikiyaga uri kure y'ikiyaga? Bisobanura iki? Biba bisobanura ko ari inzozi ufite ngari ariko ukiri kure yazo. Ruvuga ngo haba hari inzozi zo kugera ku bintu runaka, inzozi ngari, inzozi zagutse, ariko biba bivuze ko ukiri kure cyane y'izo nzozi. Ubusobanuro bwa 14, kurota uri ku nkombe z'ikiyaga bivuze iki? Biba bivuze ko Imana irimo kuguhereza amahirwe yo gutekereza mbere yo gufata icyemezo. Nurota uri ku nkombe z'ikiyaga biba bivuze ko hari ibintu ugomba kwitondera gufatira icyemezo. Biba bivuze ko Imana iguhaye igihe cyo gutekereza mbere yo gufata icyemezo. Ubusobanuro bwa 15, wigeze se urota ikiyaga kirimo kwaka?
cyangwa se gifite umuriro. Bisobanura iki? Bisobanura ibintu bibiri. Bisobanura impinduka zikomeye utari witeze, cyangwa se nanone bigasobanura stress zikomeye cyane. Ubusobanuro bwa 16, kurota ikiyaga cyuzuyemo abantu. Ukarota ikiyaga, ni ikiyaga ariko ukabona cyuzuyemo abantu. Bisobanura imibanire myinshi, nanone kandi bigasobanura amarangamutima y'abandi akugiraho ingaruka, amarangamutima y'abandi runaka akugiraho ingaruka nziza cyangwa mbi. Ubusobanuro bwa 17, kurota urimo kugwa mu kiyaga. Bisobanura iki? Bisobanura ko uri mu buzima, cyangwa se ugiye kwinjira mu buzima bwo gutakaza kontrole, cyangwa se kugiye kwinjira. Twari tukiri kuri ubu busobanuro bwa 17, nuko network yari yanze. Kurota urimo kugwa mu kiyaga biba bivuze ko ugiye gutakaza kontrole, cyangwa se kugiye kwinjira mu buzima bw'ibibazo. Kandi nanone kurota urimo kugwa mu kiyaga, uramutse urose ukiguyemo ariko ukabona ntumenya amaherezo yabyo, cyangwa se urengeyemo muri cyo, biba bishobora gusobanura ko hari n'ubuzima bw'urupfu ukwiye kurwanya mu izina rya Yesu. Hanyuma reka turebe ubusobanuro bwa 18. Kurota urimo gusohoka mu kiyaga bisobanura iki? Bisobanura ko ugiye gusohoka mu bibazo, cyangwa se mu kibazo gikomeye, cyangwa se ugiye gusohoka mu buzima bwo kurenga stress runaka wari ufite mu buzima bwawe. Turebe ubusobanuro bwa 19 tugana ku musozo. Ushobora kurota ikiyaga gifite isura nziza cyane. Karota ikiyaga ni cyiza, gifite isura nziza cyane. Bisobanura iki? Bishobora gusobanura ibyishimo n'amahoro biri imbere. Icya 20, ushobora kurota ikiyaga ariko ukabona icyo kiyaga gihinduka mu buryo butunguranye. Bavandimwe bene data, nari nakubwira ubusobanuro bwa 20, ndabibutsa ko tugira amateraniro online. Kuwa mbere tugira amateraniro yo gusenga. Ushaka gusenguza kuwa mbere. Kuwa gatatu aba ari amateraniro ya deliverance. Hanyuma kuwa gatanu ni amateraniro y'ubuhanuzi, Imana birimo kuvugana natwe. Kuwa gatandatu ni Samedi Miracle, ni wa gatandatu ibitangaza. Hari umurwayi, hari ibintu ushaka kubana natwe, muzana kuwa gatandatu. Hanyuma ku cyumweru ni umunsi wo kwiga inyigisho zidukuza mu buryo bw'umwuka. So rero Imana ibaho umugisha. Umuntu wese ushaka kuza muri ayo materaniro uratwandikira, tukaguhereza kuri telefone yacu, tukaguha link, ukaza ukinjira mu materaniro. Rero kurota ikiyaga gihinduka gitunguranye biba bisobanura ko hari impinduka zitunguranye zigiye kuza mu buzima bwawe. So nziza cyangwa mbi, ariko nurota ikiyaga gihindutse mu buryo butunguranye biba bisobanura ko hari impinduka runaka zigiye kuba mu buzima bwawe. Zishobora kuba nziza cyangwa mbi. Rero Imana ibaho umugisha, ineza y'Imana ibabeho. Ndabakunda. Mwari kumwe na Pastor Musafiri. Shalom.